none we wakoze subscribe kuri The Choice Line TV ni jewe Joyce nk'ibisanzwe. Ndimo ndakubwira noneho ibihembo cyangwa se opportunity cyangwa amahirwe uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda agiye kubona cyangwa se mu byo ahabwa. Benshi bashobora kuba bazi yuko Miss Rwanda nyine ari ukuba Miss Rwanda kubaka izina ariko utazi opportunity cyangwa se amahirwe n'inyungu ziba muri Miss Rwanda. Nk'uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda uyu mwaka 2022 ngiye kukubwira ibintu bigera mu 10 agiye guhabwa cyangwa agiye kwitabona by'ubuntu. Yego abantu batereta rero kabisa muhawe ikaze mwe muteza muhakiri kare bitaraba nabi. Uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda ubu ngubu ikintu cya mbere agiye guhita ahabwa imodoka nshyashya ya Hyundai. Cyo ni kimwe. Imodoka nshya n'ibyangombwa byayo ndetse. Ikintu cya kabiri, uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda agiye kuhita ahabwa icyo bita umushahara. Umushahara buri kwezi w'ibihumbi 800 ku kwezi mana. Ayo mafaranga ni menshi ntuyakinisha. No kuvuga ngo nabaze nsanga mu gihe kingana n'umwaka azabaze kwinjiza miliyoni cyane n'ibihumbi 600. Uyu mukobwa kabisa jewe abantu mutereta muhawe ikaze. Hanyuma ku bindi bintu azahabwa cyangwa ku zindi opportunity, iyi modoka ntugire ngo ni uzayinyweshereza. Reka bazamweshereza nsasi mu gihe kingana n'umwaka hose. Urumva ahabwe internet unlimited y'ubuntu y'umwaka wose, akorerwe isuzuma ku bijyanye n'ubuzima yaba kujya agenzura buryo imikorere y'amenyo y'uburyo akora makeup azazikorerwa ku buntu mu gihe kingana n'umwaka wose. Urumva noneho gusohoka we na famille. Yego we na famille kuri la Paris Nyamata niho azajya abari buri weekend. Ikindi kintu nabonye uyu mukobwa azahabwa ni uko umushinga we uzaterwa inkunga nyine n'uriya muryango Africa Improved Food niwo uzatera inkunga nyine umushinga w'uyu mukobwa. Ngewe nitwa Joyce ndimo ndagenda nkubwira zimwe muri opportunity umukobwa agiye guhabwa cyangwa se umukobwa nk'uyu iyo abaye Miss Rwanda. Bimwe mu byo bamugenera salon makeup ibyo byose ni ku buntu. Nabonye Akeza salon niwe uzamukorera makeup ndetse n'ibijyanye no gutunganya inzara buri kimwe cyose ku bijyanye na fashion, imyenda yo kwambara cyangwa se imyenda nyine yo kujyana ahantu cyangwa se n'ibindi byose. Uyu mukobwa rwose neza cyane muri iyi minsi. Uyu mukobwa ntabacike ku muntu rwose waba ushaka umukunzi. Uyu mukobwa ntago yagucika. Hanyuma nabonye mu bindi zahabwa na office y'ubuntu ariya kwa Makuza. Zahabwa na office y'ubuntu nyine nk'umuntu ufite akazi birumvikana. Ngaye nguko rero muri opportunities cyangwa se amahirwe uyu mukobwa wabaye Miss Rwanda aba afite. Yes, nibyo ngibyo. Ibindi byo ni ibisanzwe. Ni umustar n'ubundi aba ari umustar yubatse izina. Abana ubwira ngo kora subscribe, like, share, comment kuri The Choice Line TV. Ibiganiro nakagaruka ngiye nitwa Joyce nk'ibisanzwe. Ndajyagenda nguhereza update kuri Miss Rwanda 2022. Komeza ubane natwe kuri The Choice Line TV. Ibiganiro nakagaruka.